Kutabikora byiza bitewe n'ukuntu byitwaye nyine. Wowe byitwaramo gute kugira ngo udahinduka? Cya bugufi cyane nkanasenga nkajya mpora nsaba Imana ati izakora ibikwiye ariko njye cya bugufi cyane. Okay, Vest? Kwamamara navuga ni byiza ku ruhande rumwe ariko n'urundi ruhande ntabwo ari byiza. Kubera ko hari igihe utambuka nk'ahantu bakakubwira ngo uri umustar, uri icyamamare, ayo magambo bakubwira. Baba bakubwira ibintu biri byo ariko bikuganisha ahantu hari utabigizemo ubwenge. Ubwo rero uhita wishira hejuru kumva ngo ndi icyamamare kandi nyine ibintu ukora Imana itagushigikiye bura ntacyo bimaze. Okay. Ubona gusenga kwacu uyu munsi bitumariye iki Vestine? Gusenga bituma Imana iduha imbaraga zidushoboza nyine gukora n'ibi turimo gukora ni gusenga. Hari umuntu ushaka kwitubona ngo ariko ngara n'abantu badasenga kandi bameze neza bafite imbaraga. Nyine iyo udasenze ntabwo ibintu byawe biramba cyane ariko iyo usenze Imana iguha. Okay. Mu ndirimbo mufite, mu ndirimbo mwaririmbye zanyu, ni iyihe ndirimbo mubona ko yafunguye inzira ikavuga ati iyi ndirimbo igiye kutwereka kandi noneho yerekane n'ibyo dushoboye? Indirimbo nahawe ijambo. Nahawe ijambo. Yego. Kubera ko ariyo ndirimbo yanyu mukunda kandi ari nayo wenda tuvuga ngo yafunguye kariyeri yanyu, reka tuyihe abanyarwanda bakurikiye televiziyo y'u Rwanda mu majwi yanyu Imana yabihereye meza. Sibyo? Akoze kuza reka tugende utaramira abanyarwanda. Si weekend? Okay, let's go. Amenyo yarayabasetsi warayanyishije uransetsa imbaraga zawe zangose no mu ishyamba ry'inzitane uruga rwamberaga wararunyambuye unyambika ubwiza ubahera hawe nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyir'ijambo nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyir'ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Murakoze cyane, reka twerekeze kuri Adonai brand new song. Mbere yuko wenda baza no kuturimbiraho gato ariko reka tubanza tugenda n'iyi brand new video, indirimbo nshyashya ishimisha buri muntu wese ukunda Vestine na DORCAS, ishimisha umuntu wese uhagacira umuhanzi nyarwanda, umuziki nyarwanda ukurikiye RTV ni Versus. Reka tugende na Adonai, indirimbo ishimisha buri muntu wese ukunda aba bahanzi ukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Imana iri kumwe natwe, Imana ishobora byose. Umuntu arebye indirimbo zanyu ashobora gutekereza nyine ubuzima mwabayemo cyangwa se ubuzima mubayemo uyu munsi. Reka duhere mu rugo, mufite ababyeyi bose. Ababyeyi banyu uyu munsi babakira gute cyangwa se bababwira ibyo murimo ko bimeze gute? Birabashimisha cyane bakanatubwira courage nyine mukomeze munasenge. Sasa DORCAS ntabwo turi muri famille, ibintu bya mukuru wawe mureke nawe ujye uvuga abantu sibyo nibyo. Kwishuri ntabwo bikubangamira kuko uri kumwe n'abandi bantu bashobora no kubwira ngo waturirimbiye? Ntabwo ari cyane byambangamiraga mbere tugisora ntawe ijambo ariko nyine baramenyereye asigaye abona twese turi bamwe nyine bisanzwe. Uyu munsi muri famille ababyeyi buri ababyeyi papa na mama hari ukuntu nyine baba bakunda abana babo ndetse n'ibikorwa byabo. Tugiye muri kariyeri yanyu, ninde umubyeyi mubona ukunda ibihangano byanyu ujya yicara mukaganira ku ndirimbo zanyu? Bose barabikunda cyane. By'umwihariko mama. Mama, we ni mama?
nawe ni mama? Yego ni mama. Nawe ni mama. Mama babwira ko mugomba kwitwara gute nubwo mutangiye kumenyekana? Ni ikiza cya mama aratubwira n'ahantu mwari mwagera nyine mukomeze. Okay. Abari kubaca nyine intege bavuga ati nta kintu murakora. Ako ni ibyo. Okay, nice. Njye nishimira urugendo rwanyu ariko nanone reka mbabazeho gatoya. Mwahuye gute na Irene? Nabonye muri Irene Entertainment niba ntibeshye. Mwahuye gute? Reka grand ni ugomba kuvuga we. Yego nyine byakwiye ko twakoraga amakava nyine. Tukahita tuvuga ko tuze i Kigali. Mu ntara ntabwo ibintu bimenyekana cyane ukuntu wabikorera nyine i Kigali. Turaza kubw'amahirwe nyine twari twaranasenze Imana nyine duhuza n'umukozi w'Imana Irene. Okay. Yego ahita dufasha nyine. Uyu munsi abafashe iki umubona bafashe iki muri industry twetse wenda ko mushobora gukora indirimbo mukaza no muri wenda mugakora ama media tour atandukanye ariko nanone wenda hari icyabereka muri uyu muziki hari icyabereka muri gospel hari icyabereka kuri career zanyu? Adufasha kutugira inama akatubwira nyine ingaruka zo kwinjira nyine muri industries cyane akatugira inama adufasha n'ibintu byinshi cyane akatumenyeza nyine turi kumenyera. Hari umuvandimwe dukorana bamwita Rigogaru arabakunda cyane akunda n'ibihangano byanyu cyane ariko cyane. Iyo mubonye umuntu mukuru akunda ibihangano byanyu ni cye cyizere mwamuha ko azakomeza gukunda ibihangano byanyu? Ndahera kuri Dorcas nawe uraza kumbwira. Icyizere twamuha nyine ni byiza cyane. Icyizere twamuha nuko tuzakomeza gukora indirimbo za gospel tutazasubira inyuma kandi uko ahora yishimiye ibintu byacu azahora yishimye forever ntabwo bizasubira inyuma. Urakoze cyane. Ni ikindi ajya anadusengera cyane kuko nta muntu uba perfect mu buzima. Tugenda duhura n'ibintu byinshi ariko kubw'Imana idufasha kandi ikadushyigikira ajya dusengera igihe biturinda. Ari akarajya akunda kuvuga ngo Imana izamfashe ngo bazakomeze bakizwe. Ashobora kuba atari we wa mbere ukababwiye. Iyo umuntu ababwiye gutyo mubyakira gute cyangwa se mumubwira gute? Nibaza ko nyine abantu benshi bajya binjira muri gospel nyuma bagahita bajya muri sekira. Ariko twebwe nyine twinjiye muri gospel dufite intego yo gukomeza kuririmbira Imana ntabwo bizahinduka. Urakoze cyane. Nahawe ijambo niyo ndirimbo twaje tuvuga nahawe ijambo niyo ndirimbo twavuze ngo wenda ishobora kuba yarabafunguye cyane ariko uyu munsi mufite n'izindi zitandukanye tumaze no kureba indirimbo yanyu nshyashya Adonai. Nahawe ijambo kuri mwebwe iyo umuntu ayumvise mwifuza ko dukuramo iki cyangwa se umuntu mwifuza ko umuntu yakuramo ubuhe butumwa? Ubutumwa yakuramo ni ukuvuga nyine ntitukirwanirire. Muri make dufite Imana iturwanirira kuko mbere y'uko urugamba rukara abera twuzuzwa imbaraga. Nitwiringira abantu cyane kuko iyo wiringiye umuntu aragutenguha. Ubutumwa buri muri ntitukirwanirire tujye tumenya ko Imana ihari dushoboza muri byose. So reka tugendere aga performance ka nyuma n'abashimira mwakoze kuza. Imana ikomeze bateze imbere kandi muzakomeze mukizwe sibyo? Yego. Sawa. RTV versus performance ya nyuma ku bantu bose bakurikiye televiziyo Rwanda. Jesu y'ingobyi y'ubwishingizi ndetse intwaro yo guca bugufi. Oh Mana ncitse intege sinzi uko mbaye ndumva amashimwe andusha imbaraga. Wasanze rubanda banyota unjyana igitaraganya mpoza amarira y'umutima ncukubiri no kuganya none na cya cyobo bacukuriraga uginduye imiriba ridudubiza amashimwe. Jehova wenda se iwawe niho nturisa
zenga ibyanjye nanjye ngeze iwawe ndaruhutse Adonaye. Barakoze cyane ndabashimiye kandi nshimira nawe ukurikiye RTV. Reka tugende n'indirimbo niba ukunda Dorcas na Vestine, indirimbo igushimisha wowe ukurikiye televiziyo Rwanda, ukurikiye Versus n'indirimbo bise Adonai. Ubundi tugaruke twumviraho gatoya n'imikino ngorora mu bihugu gatoya Versus RTV.